shyiramo imiyaga nyagasani. Hari ibyo ntumva kandi ntemera ntiyumvisha rwose, kandi no gutuza ntazi ibyihishemo ngo nshengerwe n'iryo banga simbishoboye. Uranzi neza imbere n'inyuma, uzi ko ndatunganye yega, ariko ikinteye kurega agatuza kandi ako mu maso yawe ni uko nzi neza ko uzi ko ngukunda. None se uhoraho ko wanyimenyesheje utuyira twawe nkakumenya rwose, ariko nkamenya ko uri umunyampuhwe kuruta ibindi, nkamenya ko uri urukundo n'intungane, ukaba nyir'ubutagatifu n'umurengezi, ndabuzwa n'iki kugira icyo ngusaba nshize amanga kandi wamaze kundeba icyoroshye? Umwana wawe se watubwiye ngo uti muze mwese abarushye n'abaremewe n'imitwaro nzabaruhura? Ngaho mbwira nawe, se urabona norohewe? Oya rwose ndananiwe, ni wowe nagira ngo nduhure, kandi rwose navumbuye ibanga uri umwe n'umwana wawe mu bumwe bwa roho wawe ubahuza. Waturemye udukunze, uduha ubuzima buzira umuze, uduha umwuka wawe tubaho, ariko aho bigeze urugendo ruraturambiye n'umwuka wabaye ntawo, turahumeka insigane. Huhamo rwose, shyiramo imiyaga abana bawe twongere dutore agatotsi. Wimpunze uruhanga rwawe rwuje impuhwe, ndagukeneye ngo ntore ubuyanja, naho ubundi najanjaguwe n'agahinda. Amahirwe yo yarayoyotse, nta byiringiro ngifite uretse ko wanyibuka ukampa gutuza. Yego muntu waremye yaracumuye, yikururira ibyago bitagira ingano, ingendo yihitiyemo ntiyamuhiriye, kuko kujya aho utari nta mahoro yahagirira. Ariko wowe uhoraho, kubera za mpuhwe zawe z'igisagirane zatumye umwohereza umwana wawe Yezu Kristu ngo amucungure, bityo turongera turonka ubuzima tubikesha urukundo rwawe. Ni kuki se umwana wawe waremye umukunze wakwemera ko akoranirwaho n'ibyago by'amoko yose, amaganya akamubera inganza, agahinda kakamubera inshyimbo y'icumbi, kamusonga imbavu zose, amarira akaba umurage? Oya, turakubaha ndetse turagukunda, ibyo kandi bidutera kukwizera, n'amazina yacu ubu yabaye ay'ingeneye. Iyo ni wowe tuvuga, ayo tugeneye niyo duhabwa. Widuhemba atatumara inyota, cyangwa ngo uduhere mu kitogeje, kandi uri umwami tukaba abana bawe rwose. Aya rudabari y'amaburakini ntituyashaka, ndetse ntituyashakira iwawe, wenda tuzayasange ahandi, nubwo nta handi dukeneye ubuhungiro uretse iwawe. Twereke uruhanga rwawe turuhuke nyagasani. Nemeye kandi kugutega amatwi ngo umbwire icyo unyifuzaho, ariko kandi ndakwiringiye wikwirengagiza ugutabaza. Mu rubanza kwa Pilato, Yezu yaratanzwe ngo apfe. Shenge Pilato ati ndi umwere w'ayo maraso, muri zigorerwe. Rubanda ruta amaraso yaraduhame twe n'abana bacu. Iki cyakanteye ubwoba, nibaza niba ari ibihano kitwomaho, tukazira guhirwa ku buryo kubaho, tukazira guhirwa kubwo kuba inkoramaraso, cyane ko nta mahoro y'umunyabyaha. Ariko dore ikindengera kikantera kumva ndohotse. Burya ni ibyaha byacu yazize, nitwe twese yapfiriye ngo dukire, n'amaraso ye n'amatagatifu ntagira umuvumo, ahubwo twe twese yahamye, yatubereye impamvu yo kuronka umukiro. Ibyo binyibukije mu nzira y'umusaraba n'ububabare bwawe wagize ujya kudupfira. Waraduhamagaye twese udushaka kunkurikira, niyiyange ubwe afate umusaraba we maze ankurikire. Bityo sinanze umusaraba rwose, ndawemera, ariko Yezu ibuka ko wakugushije mu nzira. Wibuke kandi ko Simoni w'umunyasirene yagutwaje uwo musaraba, maze
udukundire natwe udutwaze, nibura twoye guheranwa nawo, ngaho utugushije tuzire kuharenga. Nyagasani Mana yacu, ntukemere tugusanga ngo dusarare, tuvune bwangu mu mage turimo, bidutere kugukunda no kugukundisha abandi, tugusingiza iteka kuko uri Imana ikiza, kandi ibisingizo bihore budatuza mu minwa yacu. Ihesha ikuzo n'icyubahiro, nubwo udakwiye gukuzwa kubera ibyo utugirira, n'ibisingizo tuguha bikaba ntacyo biguhinduraho cyangwa se bihindura ku buhangange bwawe, ahubwo akaba ari twe bihindukirira inyanja y'ihirwe igenewe abagukunda. Oya rwose widuha ibituma turengwa ngo tujye kure y'uruhanga rwawe, ahubwo duha ibituma tunyurwa nawe, kandi bigatuma tudatatira igihango ngo dutukishe izina ryawe, ngo bajye bavuga ngo dore naka wubahaga Imana, yewe burya ntacyo basenga, ese ya Mana yaba irihe, n'ibindi nk'ibyo. Oya, tugenera ibyo ubona dukwiye ndetse utwongerera uko ushaka, ariko rwose nkwibutse ibyiza nibyo dukwiye, umunezero ntiwatugwa nabi, ibyishimo byatubera agahinda ko karagatabwa. Bitumye nibuka rwose Muremyi wanjye, mu bihano wahaye Adamu amaze kukugomera, harimo ko azajya irya yiyushya akuya. Ibyo nibyo sinabihindura kandi ndabyakira, ariko nawe ubutabera bwawe nibwigaragaze, kuko umuntu yiyuha akuya akarenga ntagire icyo ageraho, agahinga akarumbya, akarwana ku matungo ngo azabe umutunzi, akarenga akaba umworo, yakwiga ntamenye, n'umenya akabura ubwishyu ngo agumye kwiga, n'uwize akabura akazi, n'ukabonye akamburwa, yagira ngo atere imbere akarogwa, yabusimbuka ngo akeneye gutera agatambwe ngo ashinge urugo rukamunanira, uwo bashakanye akamudurudumbya, bitaba ibyo bakabura urubyaro, batabuze n'icyo baruha, abo ruhaye bagapfusha, abarokotse ibyo bakaba imfubyi, babona barera bakababera ababyeyi gito, hakabaho uhaye ababyeyi ukabima ibibatunga, ngaho abana bo mu mihanda n'abandi, rwose garagaza ubutabera bwawe. Uzi ko hari abo nanjye mbona nkabona warabigirijeho nkana, kandi nanjye ubona uburyo nkomerewe, banguka rwose utabara abana bawe, turagukeneye ngo wigaragaze nk'Imana. Ibaze nawe gufata umubyeyi ufite ubumuga bwo kutagenda ukamuha umwana ufite ubwo kutabona cyangwa kutumva, cyangwa ugasanga hari umuryango wibasiwe n'uburwayi bukomeye, bwaba ubudakira cyangwa ububatera ububabare bukabije, ngaho bidahagije ukagira utya ukabatuza hamwe n'abavandimwe b'abanyempuhwe nke, kimwe n'abagendana impiri mu mifuka, ndaretse n'abatanga bagataka, bakaho batabona babagirira neza, n'ababigerageje bakabigirira kwifotoza ngo isi yose imenye ibyo bakoze. Intumwa za Kristo zaramubajije ngo ese uyu muntu ari we, ari n'ababyeyi be, ninde wacumuye kugira ngo avuke atya? Mu kubasubiza ngo si bo, yewe si n'ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo data yiheshe ikuzo, nuko aramukiza amasisi, ibona ko uri umukiza, ikurezaho gusingiza izina ryawe. None rero dawe ihesha ikuzo nanone, amahanga yose abone kuri ari wowe Mana nyakuri, akumenye rwose kandi amenye n'uwo wohereje Yezu Kristo.
oya ntiwemere rwose tuba iciro ry'imigani kandi twarakuyobotse. Intero nibe yayindi ntawakwiringiye, wikoreye amaboko utwerekeze uruhanga rwawe maze dukire. Nihita Yezu wakayijuka ka serukotsa rwa ruhage rwa bigogo bya muhutu wa muhondo gwa nkwakwa ya nkwakuzi. Isata ishoka bagasamara ibishyiga bishyika umutware ku mutima ishyikana ku mubiri ngeri yasumbye inkiko. Nyamuca mu gakanga gabari bakagacira icyo ngo imico myiza yaciye. Hita Yezu Sostene.